simbizi kuko ubundi hari icyobo kivuye mu birunga kigeze mu kivu. Nkanjye mu kanya nari mpagaze hariya mu twatsi tugana kuri titisi, ngiye kumva numva kiranyeganyeze, mbona uruhande rumwe rushatse kujya ukwarwo. Turebyemo hasi dutereyemo akabuye tubura aho karangiriye. Nibwo uyu mututu mubona hano nibwo watangiye kugaragara isima yibarura. 10 bikanyeganyeza isi, ukumva n'inzu urimo iranyeganyeze. Ubwo ngubwo nyine niba hari ahantu horoshye cyangwa hari hasanzwe hari inzira mu butaka hagahita hamanyuka. Na mu gitondo iki gipangu nabwo cyari gitanye gutya, gitanye mu mwanya muri umutingito uvuze mu saa 4. Byatigishije inzu, bihinda umushyitsi. Nuko we bigenda bite? Ubwo nasohotse nyine mpagarara hanze, nuko ubwo barambwira batese murirukanka muhereze hehe, kuko abantu twaraye hanze. Banyita wihoreye Vumiri, kandi umuturage w'akarere ka Rubavu. Urabona umuturage bite n'ukuntu umutingito uri kuza, ntabwo uri kuza uteguye abaturage ko hari umutingito uraza. Uraba uhagaze ukumva umutingito uri kuza. Nitwa Gasimba. Ibi bintu by'imitingito biri kudusaturira amazu, bigasenya ibipangu nk'uko uri kubireba. Twaraye twicaye, ntabwo twigeze turara mu nzu. Hano mu rupangu twaraye twicaye kabisa. Uko umuntu ntiyaryama mu nzu umutingito uri gukubita kuriya inzu wumva igiye kugwa. Abana ntabwo bashoboye kujya ku ishuri kuko bitewe no kurara bicaye. Hanyuma hano byari byagenze bite kugira ngo ubone hasaduka? Uko byagenze byatangiye saa 8 uko umutingito watambutse saa 8. Biza ariko atarasa gatoya. Uko umutingito uri kuza byagendaga byisatura bikiyongera. Na mu gitondo iki gipangu nabwo cyari gitanye gutya, gitanye mu mwanya muri umutingito uvuze mu saa 4. Turazifite ziri joro kuko ntabwo umuntu yajya mu nzu ngo araryama atazi iherezo ry'ibi bintu, kuko tumenye n'iherezo n'ikindi gihe umuntu yakwicara afite umutekano akavuga ati ubwo byabaye gutya nta kibazo bishobora gutera. Hanyuma wenda ku giti cyawe nitwa Pascal Ngaruye. Ibi byatangiye ejo nijoro, ubwo bigumya kuza buhoro kuza uyu mwate waje nimugoroba. Noneho ubwo byahuranye hariya, ngiye gukingura wese ndayikingura n'imbaraga nyina, nongeye kuyikinga iranga. Ubwo noneho uyu mwate wahuranyije hariya utunguka imbere, usatura isima, urahuranya hirya usatura na hariya kiriya kibambazi. Ubwo aha naho mu nzu bisadutse none hakumanywa mu masaa 4. Nari mpari. Byari bimeze bite bijya gusaduka? Byatigishije inzu, bihinda umushyitsi. Nuko we bigenda bite? Ubwo nasohotse nyine mpagarara hanze, nuko ubwo barambwira batese murirukanka muhereze hehe, nimureke ibikorwa ikirunga gikora kibikore. Simbizi kuko ubundi hari icyobo kivuye mu birunga kigeze mu kivu. Ahangaha saa 4 umushyitsi uraje utigisa inzu, biraza bihita hariya hasaduka. Nibwo uyu mututu mubona hano nibwo watangiye kugaragara isima yibarura. Yaribaruye. Gute tubwire? Ukuntu yibaruye rero twagiye kubona etape ya mbere hajemo akantu k'akayoboro. Twumva yuko biri bushire. Uko umutingito uje kakagenda gapanuka, kagenda kiyongera kugeza n'iyi saha. Ubundi bitangira ntabwo byanganaga uku nguku, kandi ukubona kikangana uku nguku, buriya ni karekare, buriya kageze hasi. Akaba ari zo mpungenge dufite rero twebwe duturiye uyu murongo waho ibirunga bigenda bisatira uyu murongo, kuko n'iyi nzu ntabwo wayiraramo
kuko ntabwo uba uzi cyane uwuteye n'ibiwuzamukiramo, kuko urebye ku muturanyi wanjye sibyo twegeranye uwo murongo ntawurimo, bakatwegera bakatugira inama uburyo dushobora kwitwara tutiriwe tuvuga ngo tuzabana n'ikintu cy'ikirongo nk'iki ngiki mu nzu ngo ubane nacyo utazi ikirimo hasi. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nitwa Olense Gilles, nkaba ntuye hano mu karere ka Rubavu. Urabona ko umuhanda usadutse gutya, ariko gusaduka ntabwo ariko bisanzwe, ahubwo byatewe n'umutingito uturuka mu birunga, mu kuruka kw'ibirunga. Ubwo rero ibirunga byatangiye kuruka kwa gatandatu nimugoroba amasaha 12:02 z'umugoroba. Ubwo birara biruka, bigeze mu gitondo biracogora. Aho byacogoreye n'ibitingito yatangiye kuza, kwa kundi mutingito utari kujya umara iminota 15 cyangwa 30, mbese uri kuba wakabije ni iminota 30, biri kuza bikanyeganyega nk'amasegonda 5-10, bikanyeganyeza isi ukumva n'inzu urimo iranyeganyeze. Ubwo ngubwo nyine niba hari ahantu horoshye cyangwa hari hasanzwe hari inzira mu butaka hagahita hamanyuka. Nta muntu wabona ibi ngibi ngo abure kugira ubwoba, kuko nikigaragaza ko ubwoba buhari. Aya majoro ko ari abiri nta muntu wigeze arara mu nzu. Abantu bose batuye hano muri Gisenyi bose bari kurara hanze kubera ko umutingito urimo uraza, waza inzu ikanyeganyega cyane, yamara kunyeganyega abantu bakagira ubwoba, mukabona ko inzu igiye kubagwaho, bigatuma rero abantu bahitamo kujya kurara hanze. Nibwo bwoba abantu bafite nyine ko amazu ashobora gushira akabagwaho akabikira imiryango. Muri make nk'umuyobozi w'umudugudu uko byatangiye, cyane cyane ko amakuru muyakurikiranira hafi, kuko abantu babashije kugera iriya ruguru munsi y'uriya musozi babonye ko uyu murongo ariho waturutse. Ubundi uyu mutingito kuva watangira byatangiye amazu anyeganyega, ariko noneho ijoro ryakeye nibwo byatangiye kwiyongera cyane, kuko abantu twaraye hanze kuko byanyeganyega, gukumva ibisenge n'amabati biri kujegajega. Mu gitondo rero nibwo twagiye tubona uyu murongo mu mazu hariya muveni y'aho ntuye hasadutse. Bijya gutangira harabanje hapfunuka amazi, amatiyo kumbi munsi yari yatandukanye, amazi arenga umuhanda akajya amanuka nk'epfiriya. N'ubu abaturage nta mazi bafite kubera icyo kibazo. Nje kureba mu iveni uko bimeze, nsanga ni gutya bimeze. Ubu aya mazu yose ureba, aya yose kugeza hirya gukomeza hirya aho umudugudu wanjye urangiriye, amazu yose yasadaguritse. No mo hagati mu mazu hagiye hacika, hari n'ibikuta byagiye biriduka bikagwa hasi. Ubwo rero nkamwe yenda ku bushakashatsi bwanyu mwadufasha mukareba icyo twafasha abaturage bacu, kuko natwe turi kurebesha amaso gusa, ntago tuzi icyo twabwira abaturage bacu. Nkanjye mu kanya nari mpagaze hariya mu twatsi tugana kuri TTC, ngiye kumva numva kiranyeganyeze, mbona uruhande rumwe rushatse kujya ukwarwo. Turebyemo hasi dutereyemo akabuye tubura aho karangiriye. Mu by'ukuri ikindi twatekereje nk'abantu, kuko ibirunga bitakirimo kuruka bijyana hejuru, turi kwibaza aho ariko byanyuzemo hasi bishaka inzira birahingukiramo, cyangwa se n'ahantu byaturumbukira mu baturage. Ubu hano turi mu karere ka Rubavu, ngira ngo abaturage bafite ubwoba bw'uyu mwobo muremure ugenda ucikamo, bivuge ko bafite n'ubwoba ko uyu mujyi ushobora gucikamo ibice bibiri, kandi tuzakomeza gukurikirana. Ariko ikigaragara ni uko uyu mwobo ni muremure cyane, ku buryo uteyemo nk'akabuye gatoya gashobora kumanuka ntukabone. Reka tubashimire, kandi turakomeza gukurikirana iruka ry'ibi birunga cyangwa se n'ingaruka zigenda zigera ku baturage, cyane cyane ko abaturage batari kurara mu mazu kandi imitingito ikaba ikomeje. Jye nitwa Fidela Bimana, ndi mu karere ka Rubavu.
Kurikira.